ese ko mbona uhangayitse ukaba wubitse umutwe hasi dore umeze nk'umuntu utora imyaka imeze nk'umusenyi nagerageje amasinye menshi ngo ndebe yuko wanyumva ndetse nanahamagaye ngo ndebe ko wahindukira hashize akanya gatoya rwose mbona amarira aratakaye sigaho kubabara sigaho guhangayika dore umwami Getsemani yarakubabariye ageze ni Karuvari Yesu aragutsindishiriza mbese niki gitumye ubabara bigeze aho uyareka kubabara hari Yesu kurengera hashize akanya gatoya mbona urahagurutse kandi umeze nk'umuntu ugenda mu nzira utazi yajya ureba hirya hino aho hose ubona udufungukira ariko abo barahirwa bari utuvungukira bazasangira n'umwami Yesu ku meza ateguye mu ijuru sigaho kubabara sigaho guhangayika dore umwami Getsemani yarakubabariye ageze ni Karuvari Yesu aragutsindishiriza mbese niki gitumye ubabara bigeze aho uyareka kubabara hari Yesu turengera hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru bwagenewe bene abo ngabo ndetse hahirwa n'abashavura kuko ari bo bazahozwa hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazaragusi nawe haranira kuba mu bahirwa maze uzaba umuragwa sigaho kubabara sigaho guhangayika dore umwami Getsemani yarakubabariye ageze ni Karuvari Yesu aragutsindishiriza mbese niki gitumye ubabara bigeze aho uyareka kubabara hari Yesu kurengera sigaho kubabara sigaho guhangayika dore umwami Getsemani yarakubabariye ageze ni Karuvari Yesu aragutsindishiriza mbese niki gitumye ubabara bigeze aho uyareka kubabara tuzasekera mu ijuru